Bezi dore rero urabona ko amasaha yageze jya guteka dada dasanga tutarateka sibyo ase mama urabona nkwiye kujya mu gikoni koko nose mwana uragira ngo abari kujya mu gikoni ndi umukecuru koko ko nakubwiye ngo ushaka umukozi ntibyakunaniye ase mama mukanya nyine mbonye ari agakozi nyine k'amafutsi kavuye hano muranye ntacyo kashobora mwabwira ko n'akazi kahari Bezinga k'amafuti ariko ubwo nyine nizere ko uzajya ukikorera ase mama bundi igihe twazafatanya igihe cyangwa na dadi nawe mugafatanya mukanshakira umukozi ubu ninjye uzagira aho urujya mu gikoni aha Bezi naga umwana wo kwa pasita wakabaye bitwara gutyo gusa nyine ubwo wasanga hari udusore dutangiye kugongoza kangiye kwitekera n'ubundi niko naje nsaba umugabo ninjye ari mubazi ibyo kurya si wowe ese ko mbona akinze kanze ndaje mukingurire amakuru yanyuze amakuru ni meza nese iwanyu bariyo iwacu bariyo none se ni ubuhoro yewe ni ubuhoro nta kibazo ni karibu muhagaze hano ni amahoro okay nimwe mwicaye ndaje ni amahoro se ko mutugendereye na mvirope yewe ni amahoro nuko twashakaga akazi naho ubundi nta kibazo urashaka akazi use noneho mana washobora iki kuko ubona ko mbona nta kintu washobora igihe akazi kose nagashobora guteka gufura koza ibyombo gukubura no gukoropa byose nabishobora none se ubwa mbere wagera inaha hari abantu mwaba muziranye cyangwa se usanzwe ukora akazi wenda ukaba ari washatse kugahindurira hano gusa nyine ni ubwa mbere nagera inaha ubwo bwa mbere ngiye gukora akazi ko mu rugo ariko kubera ko n'iwacu narabikoraga hano ntabwo byananira none se kwambwiye ngo mu rugo wabikoraga mu rugo nahagana mu rugo nyine niri iwacu za Nyagatare twaje guhura n'ibibazo ababyeyi banjye bakora impanuka mama wanjye arapfa ngaho ihangane humura turi kumwihangana papa wanjye araduta na barumuna wanjye baragiye ngaho humura turi kumwe kandi nyine wumve nta kibazo ufite wenda ntago ubuzima bw'isi ndabuzi nanjye nabaye imfubyi kuba ndi hano ntabwo ariko navutse meze ntabwo navukiye mu buzima bwiza ariko nyine kuba turi kumwe kandi ngo abarushye n'abaremerewe Yesu yaravuze ngo bose arabaruhura mu rugo twari dufite ibintu twari turi abakire pe haza kuba icyo kibazo nyine no kwisanga ahantu habi cyane yo none se ufite abandi bavandimwe barumuna wanjye bose baragiye nabonye gusigara mu rugo iwacu kubera ko mama yamaze gupfa na papa araduta
ibintu byacu bakiraza bigurisha kubera ko bagiye barimo amadeni nisanga mu icumi mbonye ubwo buzima hatabamo niko gufata umwanzuro wo kujya hano mu mujyi gusaba akazi. Okay, ngaho humura sibyo ntabwo umutware wanjye ahari ariko ndabizi neza ko ni umuntu nyine hano turabapasiteri dufite umwana umwe nawe ndabizi ni umuntu ukunda Imana kandi ukunda n'abantu azagufasha ihangane nyine n'ibintu bibaho kuba muri iyi si nirwo rugendo natwe tuzarunyuramo sibyo ngaho ihangane tuze nubwo umutware adahari ariko ndabizi neza n'umupasiteri arabikwemerera araguha uburenganzira ngaho humura sibyo namukoze ngaho ni karibu reka mutwaze ibintu uzajya kwereka icyumba uri bujya uraramo. Bezi, karame mama. ngwino hano mubwireho gato. Bezi, nari ngiye kurepeta gato ngira ngo uko ndi mutantine waje nta kibazo bamuganiriza mwajeho gato. Nta kibazo. Tatine! Wazaza tukaba tuganiraho gake. Amakuru yawe Tati? amakuru ni meza. Witwa ndetse ko nakomeje kukwita Tati, amazina yawe ni ayahe? Amazina yanjye nitwa Pureshi. Waturutse he? Turutse ahantu bita Nyagatare urahazi. Numva bavuga ariko igihe wenda umunsi umwe kuva nyine papa ari pasita hari igihe wenda azanezeza. Uzahagera ntabwo ari kure. Nta kibazo kuva nkumenye tuzagenda tumenyana gake gake. Nusandi Ko numva inzara inyishe se nabiryo. Ibiryo se kanze ndagira murebere rero ko nagira icyo mukimanira nyine. Wabigize neza ndumva inzara inyishe. Nanjye nitwa Bezi navutse ndi umwana mu rugo kampani pasita nk'uko nyine nabikubwiye nkaba niga nanjye mu mashuri yisumbuye. Nose waba wiga? Narize nyine ibyo nashaka kukubwira buri gihe ugifite ababyeyi bawe bose ujye ushima Imana. Ujye ushima Imana kuko nanjye ubu nabaye mu buzima bubabaje cyane. Nanjye ubu nakabaye ndi mu rugo gusa nyine ujye wicara hamwe usenge kuko Mana nyine byose nyine bihabwa n'Imana ariko ihangane tuzajya tugomeza gake gake nyine. ubu nanjye wumva ndi umwana nicaye mu rugo gusa ujye ushima Imana kuba wowe ugifite ababyeyi bawe bose. Mama akimara gupfa narababaye cyane ndahangayika. Papa nawe aho kugira ngo atwite tuza nyine humura nyine nta kibazo tuzajya tugenda tugufasha twiteho araduta. Barumuna wanjye nabo buri wese acize amashuri nari niga yose karangiye. humura nta kibazo ndumva kandi uranakomeretse cyane. Tuzajya tugenda tugufasha gake gake wowe wihangayika sibyo? Humura wowe wibira sibyo? Jya ugerageza nyine kwiyakira gake gake rega mwese twese niko bigenda. Ujye wicara usinga Imana. Jya wihangana nyine ujye uramenya gake gake. Mama wanjye buriya mama wanjye ihangane mama wanjye yarambabaje sinigeze mbura. Hangana nyine twese muri isi nibwo bigenda ariko nyine nta kuntu wabigenza nyine. Meze neza. Bite? Amakuru yanyu se? Ni meza. Mbese waba ugiye kwicara mu nzu ukaba uruhutse? Wakicara? Meze neza se? Meze neza nta kibazo. Cyangwa ndabarogoye? Nta kibazo ariko. Ariko ikibazo ndabona gihari. Ikibazo ntacyo ahubwo
nta kibazo wenda ikibazo ushoboye kuba utagifite ariko uriya winjiye mu nzu aragifite niyo nsanze ari mu gahinda arimo ararira ni ukubera iki dukomeza no se ni iki cyari kikugenza ikingendo ntuse si ubizi uzi umuntu ntaca ku rugo nzingene n'abashuhuje hafi ntabwo byabura narinje masanze n'ikibazo nsanze hariho umuntu hano natari ngabwe mpabona nsanga ari kurira ese yaba yabaye ikizi uzamenya nyine uzagira agenda mbona hano gake nawe nyine azagira agiye kuba hano nta kibazo nko kugenda hano byanakiyongera ariko mbonye ari keza ubonye mwiza umuntu ubonye bwa mbere ubonye ari mwiza mbonye yitonda ibyo yinjiye mu nzu mureba ugabanya ibintu nk'ibyo wenda nubwo tutavuganye wenda n'umwanya ariko byibura urampaye umwanya wenda tukanavuga namubonaho n'ibyiza birusha ibyo mubonyeho pe ngo muzaganira ntahateze sha uriya mwana arateye to wa mungu yagiye ugabanya ubuhehera uriya mwana arimo uragira kuri njyewe ngo nategeye no kubandi kandi ubwo nawe niko uteze kuzamubwira yanjye ntanabimubwira n'ubu ngubu kandi nuko wenda yahise agenda surebye konje ibyo bintu ntabwo ari sawa surebye konje hano nabasuhuza nkabura icyo mvuga kubera ko se umubonye ahubwo nagize ngo nuko ari njye ubonye none nyumvira ngo nuko ari uri uyibonye ya wowe ntibirenze ariko ntabwo ari sawa none se ubundi asize igihe kingana icyo umenya ubundi wowe nkumenye se nundega najyaga nkubona ugendamo ariko na wa munsi waje hano nyine ntabwo kaba kariburiye nyine bivuze yuko ko wampunze se tuzabiganira nawe buranyikundira uburyo iyo usetse buriya nibwo nangire numva nk'ukunze ukanyibagiza n'undi wese wari undi mu mutwe wanjye ako n'ubundi urugo ni urugendwa nyine uzajya uraza tuganire gutyo nuko ubuzima bukomeze gusa nabonye uyu mwana ntabwo nyine umva n'ejo ndaza ahubwo reka nze arega weho wirwa urakaye nitwa ndakaye sona nicyo kibazo cyanjye icyo kibazo ngaho genda arige banamubwira wenda ko na wapfa bwawe turi ngiye gutegwa hari amazu ndaje namumbwire nyine wenda Mwiriwe neza meze mutese imeze neza nta kibazo ko mbona se baguhaye karibu ukaba uri hanze wenyine byagenze bite nta kibazo hari igihe umuntu wenda aba ashaka n'ikirere cyo hanze bikaba ngombwa nyine kuyigumira hanze mu kayaga mu nzu twahozemo twumvishe hashyushye ese ko bakwicaje wenyine nta kibazo numvishe no mu nzu harimo abandi bashitsi nanze kubarokoye natwe mwari musanzwe nyine ararukoye tugiye gatoya ariko nyine twagarutse nta kibazo nta n'ikibazo icya mbere ni ukubabona reka icya mbere ni ukubabona twebwe ntidora tugaragara mu materaniro hose ntituba turimo materaniro se wagize inkunda kujyamo wapi warapaganye ubu ntugikunda imana ni iyanya reka erega nawe imana yagukoreramo nta muntu imana idakoreramo kuba bukonye n'igihe bukamwe baravugaga ngo iyo ugiyemo ngo ufite imisatsi ngo baguhagarika nibyo ya tubiterwa n'itorero none se nkatwe ntabwo batubuza kereka ADPR nibo babigigiza ariko twe nta kibazo gusa nyine nari mbasuye mba nishimiye kubabona buriya nibyo nabazaga umwana wawe twari tuyoze turi kumwe usibye ko avuze ngo hari utuntu agiye gukemura namubazaga uburyo umeze ariko ndishimye kuba nkubonye nukuri imeze neza Yesu aracyandinze nta kibazo ngewe mfite ubu ngubu uri umupasiteri mama pasiteri ntubibona se amaraso Yesu aba ngendaho nta kibazo mba mfite mba nteteye mu buntu bw'Imana ntubona ko se kubera Imana imyaka igenda igabanuka gake gake ariko wenda ibintu nk'ibyo biba bigomba kubaho ariko niba uri umugore wa pasiteri ntibyakubuza kuba wavugana n'imbogari nanjye uvuze
ibintu mvuze ntabwo byumvishe. reka nizere ko ariko satani ajya anakorera mu bantu, reka twizere ko ari satani Oya, wabuzanye wenda niyo wenda twabikora ari Yesu uramenye.